data reka dutangira amateraniro dusaba kugira ngo dutangize n'agakorasi ko gutambira Imana. Haleluya, amen. Tambira Imana bongera uyitambire, tambira Imana uyibwire igishimo, tambira Imana uyereke ibibazo, tambira Imana isituye n'akavura, akanyawe, yewe tambira Imana shitani yiyambure, tambira Imana babyumva bishimiwe, benshi batagira amaguru, hari n'abandi batagira amaboko, ubyujuje hari n'abandi barara mu biraro. Haleluya. Reka dusabe pasiteri akomeza amateraniro atwegereza Imana. Haleluya. 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 Amen. Yes, niga. Tugiye kwegera Imana rero. Ndagira ngo abantu bafite bambaye ingofero, wambaye ingofero, kuramo ingofero. Wegera Imana. Kuramo ingofero mu Kristo. Siko yanakwasi muruga itupfa. Tugiye gusenga. Yesu mwami w'Imana, mweretse abakristo bacu, Mana bagenda imbere, ubarinde kandi baragire. Ndabakorese Nyagasani, kugira ngo Nyagasani bakure imirimo mu mufuka, batanga amaturo meza, kandi bagere Imana bose, kandi bose mu ijuru. Kandi bagire bari wese, yibaraje ko Yesu abizana, Imana icyubahiro, kandi utazamufasha murinde. Mutaje kubaya Kristo wacu. Amen. Mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turarisoma mu gitabo toka Satani. Abakristo nk'aba ngaba koko. Mutuze mu rusengero rwacu, mutuze. Yerusalemu iri hafi. Tuza. Amen. We, egera Imana. Manza mu ijambo ry'Imana. Manza mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Matayo, mu byahishuwe Matayo. Mu byahishuwe Matayo haravuga ngo ituro rya kimwe cya 10 mugabanya ku myaka y'imirima yanyu. Kuvuga ngo mugomba kugabanya ku myaka y'imirima yanyu. Niba ufite imirima 10 ukitanga imirima 5 kugira ngo ujye mu ijuru. Amen. No ku mbuto z'ibiti ufite amavoka 6 ugatanga 5 mu rusengero rwacu kugira ngo utere imbere. Riba ari umugabane uhoraho muramuzi. Uhoraho ni utanga byose. Niyo mugomba gutanga amaturo kandi mutizimba. Turamwemera. Mutizimba mukitanga neza. Yesu Kristo. Kandi gutura kwani. Nta muntu ugomba gutura ibiceri bisakuriza Imana. Muturi inote abavandimwe. Ukutura niko uzajya mu ijuru. Nudatura neza uzarimbuka wumvishe sha. Haleluya, yaraziduhaye. Tuza zakujyana mu ijuru. Tuza. Wizera cyase tuza. Genda sengera abantu bagakira. Toka Satani. Tuza. Niyo mpamvu rero tugize mu kanya ko kugira ngo dutura amaturo. Amaturo mugiye gutanga nayo uhoraho. Ntabwo arayandi. Kandi tura wese neza azajya mu ijuru. Amen. Ayo maturo natagiye nyohereza ku Mana mu ijuru. Nayo mu ijuru. Ngiye bitanyohereza ku Mana ko kanya kandi. Amen. Ngiye nandukanye n'abandi ba pastor birwa babesha. Mana yacu dushime. Yego turayatura. Utaratura arahita arimbuka kakanya. Yego. Ko ngenda senga ugahita upfa. Yumvira Uwiteka. Ariko none yipfuye ugahita wemera ibintu ngewe mpita muzura. Kandi ntabwo ari ntabwo ndumuce ngewe ndicanga ndazura. Ariko nzura umuntu atanze amaturo. Bito atanze amaturo ugenda burundu umuti wamereza. Kumvira Imana.
Uwiteka rero nibazane ka gaseke rero dutanga amaturo. Kadusabe korari Dushira akaririmbo ko gutura. Uyu mupasiteri uzafasha. ariko njye ndumva avugisha ukuri Imana yacu sirarya keneye amafaranga cyangwa n'ay'abapasi Imana ugomba gutanga pasiteri Vai. tuvugane Nyamara kutuzi se. Cyanda bamusenzi mu rusengero banywa amazi. Pasiteri ko dutejeje pasiteri. ko basohotse buriya bagiye he Bagiye kuganira nyine ibintu bijyanye n'umurimo barimo n'ukuntu babaje amafaranga mu gihugu. ngo ni amaturo Ni amaturo pasiteri arajyana mu jisika zura abantu. Ako babonye pasiteri ku amaturo ni ngombwa Ako reka nkwereke nanjye hano mfite agahumbi konyine ariko aramwe ngo murapfa muzuke yamaye ibintu byo gupfa burambitinya ku. pasiteri urihe binda ariko kugira ngo tuzapfe ikibazo njye mfite amafaranga 50 ubusimana irayemera Nayo yature aya kuko sakuza imana wabona igukubise ahubwo twese duture. Bize kandi igiceri ntabwo oya bagitura naya ngo turatura inote zonyine kandi nazanye amafaranga 50 yonyine ariya nayo pasiteri genda yatanga none ari kuri kunyenya no kukarombo ntubashe no utazatura Kugira ngo amaturo aboneke. kuva kera uranzi ko nje ngira imitwe ikurura abaduza abakristo mwene data. Yego mwene data. Umva Nshimwe cyane. njyewe diakoni ndabanza nture hano mfite imiti ya 2 nikubiteho mbabwire ko nta muntu uture ibiceri urumva Yego kandi nawe pasiteri nawe ubivuge ndabivuga. noneho ikindi ndatura Igara. ariko rari insubiza Yego ndari gusubiza mu Kristo. Ndari gusubiza. ni umupango dupanga Ndari gusubiza rwose. ngomba gutura igare Kugira ngo n'abandi bitange. ibitanga nanjye hanyuma ubundi bose bature Nibyo. Yego mwene kugira data. ngo impuza ya gahunda dufite y'urusengero wubakishije Ngaruze. Nashaka kugaruza amafaranga byaramvunye. haleluya Amen. Kristo mwene data. pasiteri ararima. haleluya haleluya wene data Haleluya. Haleluya wene data. Amen. Tugeze muri wa mwanya rero wo gutora diakoni yabwira ukuntu biragenda bikurikirana diakoni cyane n'ibyawe. haleluya bakristo bene data turagira ngo rero tangire gutura turasaba korari dushyirireho umurimo w'Imana Baze mu mutima wawe. umurimo w'Imana yamaye ndawukora neza umurimo w'Imana yamaye ndawukora nezerewe umurimo w'Imana yamaye ndawukora neza umurimo w'Imana yamaye ndawukora nezerewe tangire tuture haleluya Aha ndabona rwose amateraniro yagenze neza. Kristo bitanze bihagije. Uwiteka rwose no munsi rwose urusengero rwacu rugezemo neza.
ndabona urusengero rwose rumeze neza habonetse amaturo angana n'ibihumbi 65 480 n'amafaranga 5 Uwiteka arakora rwose arakora ageze rero tugeze amande rero wo kwitanga kugira ngo urusengero rwacu rutere imbere dukeneye byinshi dukeneye imashini dukeneye iki byose urusengero agomba kujyamo n'amakaro none tukazagura n'uruganda bivuye muri aya maturo uruganda ruzatuma twese dutera imbere muri Kristo wese ariko se pastor ko numva waba ugiye muri business aho ngaho none se wajya mu ijuru cyane amakaro umva mu Kristo ntabwo wajya mu ijuru cyane toka shitani n'izina rya Yesu ntabwo wajya mu ijuru cyane niyo mpamvu nshaka gusobanura kugira mwese mbateze imbere mwese mwe mukize none mukira muzajya mu ijuru mwese mukize mufite amafaranga umuzajyana y'amafaranga sinakuye ko amafaranga ndayohereza mu ijuru se azasanga ndi ayo muzajyana azasanga ndi tugeze mu gihe cyo kwitura rero cyo kwitanga rero buri wese yakwitanga uko ashoboye ariko mukitanga ugerageje n'ibyo utunze. Haleluya. Haleluya. Nanjye ngadiyakoni rero reka mbanze niture. Reka mbanze nitange. Hari gari najeho ndaritanze. Muri Imana icyubahiro. Abakristo nabo niwe nshaka. Shaka abakristo bitanga. Bitanga buri muntu akitanga atigomwa. Ubu diyakoni agiye kujya agenda n'amaguru. Nibyo bita kujya mu ijuru. Kujya mu ijuru. Nasa murabona ikintu cyamiza atari kugira ngo mbone gakiza bira ni ijuru ndi gukorera. Byose ni ijuru. Zikari tanze. Muri Imana icyubahiro, muri Imana icyubahiro, muri Imana icyubahiro. Muri Imana icyubahiro rwose, muri Imana icyubahiro. Bana ngende n'amaguru. Diyakoni rwose. Ushoboye kwitanga, ushoboye kubitanga ipapayi. Aha, mumuha amashima cyane ubwo yagerageza ariko akaga papayi nako nk'abantu mwe. Aha, ewe ndabona hari n'abazanye inyanya. Amene n'amabati urusende tugomba kurwagura. Aha, diyakoni atire diyakoni Nanjye nitanze inyanya mu kirisi. Kwa mukristo abakristo wanjye rwose uzeza byinshi cyane ukizaza rwose intebo nyinshi cyane intebo diyakoni atire amatungo diyakoni atire amatungo diyakoni wese uyu mwanya tuzakoresha dukora isuku rwose umuro tuzakoresha rwose dutema ibiti diyakoni atire abakristo hasa uyu mukristo tanga amafaranga nayo ari kure diyakoni akira amafaranga Yisubiye akira amafaranga diyakoni nanjye hari abakeneye akenda ko kwambara nanjye nitanze igitenge byakire amen nsanze nayapangiye diyakoni akira amafaranga nsanze nayapangiye diyakoni hari inote zitukura gihe uzakira aya ngaya nsanze irekura ahita ujya mu ijuru. Haleluya. cyangwa hakanga Oya. aya ngaya nsanze nayapangiye Nta diyakoni ase ubundi ry'abahungu. ni ngombwa kwitanga akareke nisubiye ariko tubigenze dute uno muntu gari mwarimu ngewe nawe ndi kumumara ndi gushimira umukristo watanze izi nyanya rwose umukristo urabona ko yitanze neza inyanya hano zirahari kugira ngo urusengero rutere imbere ndabona rwose ntako mutagize ariko ndabona uru rusengero rwubaka byaramvunye nagiye kwaka credit muri banki kugira ngo tubake urusengero ngura intebe ngura ameza aka gatambaro murabona byose ko bimeze neza n'utu duseke nutwo nitanze ariko umuntu akicara mu rusengero nta gifite atanga akarata ibigofero n'ibidoro bindi mu rusengero rw'Uwiteka Singuyu se singiki. ubu uyu nguyu ndagahise mushwanyaguza nkamwica ariko Pastor kubera ko turamushobora. mfite diyakoni ukomeye yize karate afite ceinture noire arahita amuzorera muzorera rwanjye ngiye rwaramunye mfite umusora vuba musore mujyane mu izina rye musore mujyane Ndabona bikomeye. Nkurikije ibyavuzwe muri Matayo mu byahishuwe. Ndabona nshobora kuzapfa nkazuka nka Yesu. Aho kugira ngo rero nzapfe mereyo nanjye akagafone nakabitse naye nakaguhishe pasiteri ariko rwose dusenye neza tutazapfa nimwakire nanjye rwose ndakabahaye. Amen. Urusengero rwiza diyakoni.